Turabashuje cyane, mugire amahoro, Imana ibarinde, twizere ko mukomeye, twizere ko mukomeje kugira amahoro aho muri hirya no hino. Twongeye kubaha ikaze kuri BBM Official gatatu, aho tuganirira hamwe ku buryo bunyuranye twakwita ku buzima bwacu, aho dutanga ibiganiro bigira abantu inama z'ubuzima zinyuranye. Mu kiganiro giheruka twarebera hamwe uburyo bubi abantu baryamamo, sleeping positions, ubwo buryo bukangiza ubuzima bwabo, bugatuma umuntu agira akaga kandi bishingiye ku buryo aryama. Twari twabasezeranyije rero ko video izakurikiraho izababwira uburyo wakora, uburyo waryamamo bwiza, bukaba bwatuma umubiri wawe utangirika. Uyu munsi rero ikiganiro tubahemo ikaze n'ayo makuru tubazaniye y'uburyo waryamamo kandi ukagira ubuzima bwiza ntiwiyangize mu gihe uryamye. Tubibutsa gukomeza kubana natwe, gukora subscribe, share ndetse na like, bidutera umwete wo kubona ko hari abantu tuba turimo turigisha. Uravuga uti iri shuri ririmo abanyeshuri, biragaragara ko bagwiriye, ko abantu bo kugaburira bahari. Uburyo bwo kuryama rero ntabwo ari uburyo wavuga bw'ihame ku bantu bose. Turaza kubirebera hamwe, uraza gusanga hari uburyo twabonye ko bwangiza, ariko bwongere bugaruke nabwo mu buryo bwiza wakoresha uryama, ariko nyine bishingiye ku miterere y'ubuzima bw'umuntu igihe umuntu ari mu cy'ubuzima. Tudatinze rero, uburyo bwa mbere ukwiye kuryama kandi ukaba uryamye neza ni ukuryama ku ruhande. Kuryama ku ruhande ni ukuvuga ufite kuryama ukaryamira ibumoso cyangwa ukaryamira iburyo, uko ni ukuryama ku ruhande tuvuga. Dushingira ku nama z'abashakashatsi banyuranye bagiye bakora ubushakashatsi ku bijyanye no kuryama neza, cyangwa se uburyo abantu baryama n'ingaruka bigira ku buzima bwabo. Aya makuru twifashishije ubushakashatsi bwakorewe muri Norvège n'abahanga mu by'ubuzima, bareba ko iyo ngingo twavuzeho nyine yo kuryama n'uburyo abantu baryama. Basanze rero abantu benshi baryamira uruhande, ibumoso cyangwa iburyo. Basanze mu gihe 54 n'igice kimwe ku ijana by'igihe umuntu amara aryamye, aba aryamiye uruhande rumwe, iburyo cyangwa ibumoso. Ni ukuvuga ngo nawe nibireba uzasanga umwanya munini uryama usanga uryamiye iburyo cyangwa ibumoso. Yego, urumva rero ko buno buryo burakoreshwa cyane kandi bakagaragaza yuko ari uburyo budakunze guteza ibibazo byinshi mu buzima bw'umuntu. Bavuga ko ubu buryo butuma umuntu agira ituze cyane mu igogora. Ni ukuvuga ngo mu gifu, imikorere y'igogora ry'ibiryo, ngira ngo birabyumvikana, igogora digestive system, ngo bituma digestive system igenda neza cyane nko mu gihe waryamye wamaze kurya. Kandi nabwo bituma ngo amaraso atembera neza mu mubiri w'umuntu. Ikindi kandi tutakirengagiza, ngo bituma n'umugongo utaremererwa, umugongo ukaba nta kibazo ufite. Muribuka ko hari igihe akenshi umuntu aryama akabyuka umugongo umumereye nabi. Bavuga yuko mu gihe uryamye iruhande rumwe bisaba gukoresha umusego kugira ngo urinde ijosi. Uryamye iruhande rumwe, ibumoso cyangwa iburyo, nta musego, usanga ijosi ryahengamye, ari hahandi nyine umuntu abyuka ari kubabara mu bikano. Tudatinze, uburyo bwa kabiri, ngira ngo muzajya mureba ayo mafoto nagiye nateguye, ugenda ubona ayo mashusho, uburyo ahita kwereka uburyo umuntu uryamye gutyo nyine mvuze. Niba tuvuze kuryamira uruhande, uhita ubona iyo foto ikakwereka uburyo bimeze, kuko mfite kubivuga ntubyumve, ariko urebye iyo foto wahita ubibona nawe ukaza kubikora. Ubundi buryo bwa kabiri waryamamo kandi ukaba uryamye neza ni ukuryamira uruhande, ariko ufite umusego hagati y'amavi haruguru. Uburyo bwa mbere ni ukuryamira uruhande, iburyo cyangwa ibumoso, ariko bagatanga inama y'uko byaba byiza cyane umuntu aryamira ibumoso. Yego. Noneho uburyo bwa kabiri nibwo nari mvuze, ni kuryamira uruhande ariko ufite umusego hagati y'amavi. Umusego hagati y'amavi
haruguru mwabonye ko umusego uba uri ku gikanu nk'uko abantu benshi tumenyereye, ariko ahangaha ho umusego uba uri hagati y'amavi. Muraza kubireba uko biba bimeze. Niba umukoresha umusego usanzwe nyine uriya dukoresha bijyanye n'uko amavi yawe areshya, rero ugakoresha uwo musego cyangwa se ibindi bitambaro wakifashisha bikajyamo uwo mwanya w'umusego, nabyo ngo bituma umuntu uryamye aryama kandi akaba aryamye neza hagati y'amavi. Iyo shusho irabibereka. Bakavuga ko igihe uryamiye uruhande rumwe ugomba kwibuka guhina amavi buhoro, kuko bituma uruti rw'umugongo rubasha kuguma mu mwanya warwo. Urabona hari ukuntu umuntu aryama ugasanga uruti rw'umugongo rwarahengamye, kambyite gutyo, rwarangiritse. Rero kugira ngo uruti rw'umugongo rwume mu mwanya warwo, niba uryamiye iruhande rumwe, sa n'uzamura amaguru, sa n'uhina amaguru ukuntu, nturambye ngo amaguru yose uyarambure, kuko iyo urambuye amaguru yose binaniza umugongo. Yego. Uburyo bwa gatatu ni ukuryama ku mugongo cyangwa se kuryamira igice cy'inyuma usa naho ugaramye. Hahandi uryama babyita classic back position. Ni ukuvuga ngo hahandi uryama ariko ukaba bigaragara neza yuko igice kinini cy'uburemere bw'umubiri kiri ku mugongo, uhereye hejuru y'amatako kugeza ku bitugu, ugasanga kino gice nicyo kiri kuri matera nyine cyane kurusha ibindi. Babyita kuryamira umugongo. Rero avuga ko nyuma yo kuryama, ubushakashatsi bwakozwe ahangaha ku bantu baryamiye umugongo, babonye ko abantu barenga 37% n'ibice 5 bagiye bakunze kuryama bakaryamira umugongo, uko mbisobanuye nyine. Yego, ubwo n'abitabira ubushakashatsi. Bavuga rero ko ni uburyo bwiza cyane ku bantu bafite ububabare bw'ijosi. Abantu bafite ububabare mu bikanu biraborohera, kuko urumva niba uryamiye umugongo, igikanu ntabwo kiza gukora cyane. Yego, ukoresha umusego kandi ugakoresha umusego woroheje, utari munini, mbega udasaba imbaraga, urimo matera yoroshye, kugira ngo umutwe nyine ugume mu mwanya wawo. Icyitonderwa, bakavuga ko ubu buryo ni bubi cyane ku bantu bafite indwara yo kubura umwuka baryamye. Hari abantu bakunze kubura umwuka, yaryama akabura umwuka. Ibi bintu ntuzaryame gutya niba ujya uryama ukabura umwuka, kuko bituma nyine inyama zo mu muhogo zifunga inzira y'umwuka. Urumva waryamiye umugongo, bituma ijosi riba risa nabyita gute se mana yanjye, ariko niba uryamiye umugongo, inyama zo mu muhogo ziregerana zigafunga inzira y'umwuka. Urumva rero zifunga inzira y'umwuka, kandi ubundi wari usanzwe udahumeka neza, urumva ni ikibazo waba uri mu kaga. Kandi nanone bakavuga ko atari bwiza ku bantu bafite ibibazo by'umugongo w'epfo. Umugongo w'epfo ni ukuvuga ahagana mu gice cyo hasi cy'umugongo. Niba ubabara hariya, ntuzaryamire umugongo. Birumvikana kuryamira umugongo uba urimo urawuremereza. Rero niba usanzwe urwaye, kuwuryamira urumva nyine ko uri kwishyira mu kaga. Uburyo bwa kane ni ukuryama ku mugongo ariko amavi ari hejuru. Nabwo tugarutse kuryama ku mugongo, amavi ariko ari hejuru. Ni nk'ahandi waba uryamye, amavi akaba asa naho amaguru akaba ahinnye. Uryamye ugaramye, amaguru akaba ahinnye, noneho hahandi hagati y'amavi ugashyiramo akantu k'agasego, ugashyiramo umusego kugira ngo amaguru ntananirwe. Babyita back position with knees up. Ni ukuvuga ngo amavi aba ari hejuru. Rero niba yifuza kugabanya ububabare bw'umugongo, uzakoresha ubu buryo. Umugongo wo hepfo, ushaka kugabanya ububabare bw'umugongo w'epfo, uzaryame, nurangiza amavi uyahagarike, amavi aba areba hejuru. Icyo gihe urumva ko ibiro bimwe biba byikorewe n'umugongo, ibindi byikorewe n'amaguru, kuko urumva amaguru nayo aba asa naho ahagaze ukuntu. Bituma rero ibiro bitsikamira umugongo bitaba byinshi. Bakavuga ko rero ushobora gushyira amavi hejuru, warangiza ugashyira hagati y'amavi, hagati nyine urabona iyo uhinnye akaguru hari umwanya uri hagati y'igice cyo haruguru cy'akaguru n'icyo hepfo, hariya hagati ugashyiramo umusego. Ngira ngo urabona ko iyo shusho iraza kuyibereka. Rero bino bifasha uruti rw'umugongo kuguma mu mwanya warwo,
kandi nabwo bigatuma umugongo wo hasi woroherwa nturemererwe kuko urumva ibiro bimwe biba byikorewe n'amaguru, kuko urumva nayo aba asa naho ahagaze ukuntu. Uburyo bwa gatanu ari nabwo bwa nyuma tugiye kubagezaho ni ukuryama wicaye. Twabubonye no hejuru muri video iheruka tuvuga ku buryo abantu baryama nabi n'ingaruka zabyo. Aha rero noneho bigarutse biri positive, bigarutse ari byiza, ariko nabwo nyine bigaterwa n'igihe umuntu arimo. Ntabwo ari ku bantu bose, si n'igihe cyose. Babyita reclined position, classic position. Ni ukuvuga ngo wicaye mu ntebe ugasinziriramwo nyine, ni ukuryama wicaye. Ubwo niba ari ukuryama wicaye I don't know, ariko mbega no gusinzira wicaye kambyiteranya. Uburyo ntabwo bukunze kuvugwa cyane kuko ntabwo abantu benshi babukoresha, bukoreshwa cyane n'abantu bari mu ngendo, ariko n'abantu bari mu bibazo runaka by'ubuzima bakunze kubukoresha. Bujya bukenerwa, uzakenerwa ryari rero? Ku bantu bukunze gukenerwa cyane ku bantu bafite ibibazo byo guhumeka, ba bantu baryama bakabura umwuka, amazuru agafungana, kuko umutwe nyine uba uri hejuru. Urumva niba wicaye biroroha guhumeka kurusha ko waryama. Rero abantu bafite ibyo bibazo bakunze gukoresha buno buryo, birabafasha cyane. Nanone kandi bukunze gukoreshwa n'abantu bafite ibikomere, nk'abantu bagize impanuka. Urumva niba ugize impanuka ufite nk'ibikomere nda baragushyizeho nka sima ku maboko se, ku maguru se, urumva kuryama mu buryo busanzwe biragorana kuko ufite kuba uri kwangiza kondisiyo muganga yaguhaye. Ugasanga rero biraza kukorohera niwicara ku ntebe ukegamira, ugashyira umusego ku ijosi, ubundi ugasinzira. Urumva niba ufite ikibazo nk'akaboko kaziritse kubera iyo mpanuka, kuza kuryama biriya bisanzwe, kuryamira uruhande bifite gutuma uza kwangiza icyo gikomere, bigatuma kidakira vuba. Urumva aho naho rero kuryama wicaye cyangwa se gusinzira wicaye biba bikenewe. Rero mu buryo butari burebure, umwanzuro twafata aha ngaha ni ukuvuga ngo nubwo abantu benshi tutabyitaho, ari nayo mpamvu usanga duhura n'ibibazo by'ubuzima, uburyo umuntu aryamamo yagombye kuba yarabanje kumenya ngo ni ubuhe buryo bwiza bumbereye mu gihe ndyama, butuma nduhuka neza, nkabyuka nta mavunane, nkabyuka nta kibazo mfite. Wenda nawe ugashaka amakuru nk'ibi biganiro ukabyumva, ukamenya uti niba ndyamye ndi kwiyangiza cyangwa se ntabwo ndi kwiyangiza. Kandi tukamenya yuko icyitonderwa, tukamenya yuko uko runaka aryama siko wowe uryama. Bijyana n'uburyo umubiri wawe umeze cyangwa n'igihe umubiri wawe umeze. Urugero, niba umubyeyi atwite ntabwo yaryama nk'igihe adatwite. Hari pozisiyo ababyeyi batwite baryamamo, ntabwo rero aryama nk'uko yari asanzwe aryama ataraba nyine umubyeyi utwite. Umuntu urwaye umugongo ntabwo yaryama nk'utarwaye umugongo. Pozisiyo zabo ziba zigomba kunyurana. Numva ari uko twabivuga. Rero mugire amahoro, dukomeza kwibutsa gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. No muri video zikurikiyeho tuzagenda tubaha ibiganiro binyuranye bigenda bifasha kuba twagira uburyo twita ku buzima bwacu. Tumaze iminsi tutabagezaho video zijyanye na choosing marriage partner, ariko muri kiriya cyumweru turabagezaho video ikurikiraho muri za episode z'ibiganiro bifasha abantu kumenya ibyo bitaho mu gihe bahitamo abo bazashakana. BBM Official 3, mugire amahoro, turabakunda. Ubuzima bw'umuntu habamo ibyago n'imibabaro.